Imana ibahe umugisha rero, igitondo cy'uyu munsi uburinzi bwawe bukomeye, tugushimiye umwuka wera wabanye natwe, abamarayika baturinze, mwami tukaba twaryamye amahoro tukabyuka amahoro, ntuhabwe icyubahiro, iri jambo kuri buri muntu wese ugiye kuryumva, mwami ndagusaba kugira ngo umuganirize kandi rifashe umutima, rifashe ubugingo, Uwiteka Imana rigira umumaro muri we, mu izina rya Yesu. Ukuboko kwawe kwiza n'umwuka wawe biherekeze iri jambo, rikore icyo waritumye ku buzima bwe. Urakoze, ndagushimiye, nanjye ugiye kurivuga umpe umwuka wera anyobore, ntaba ari igihe ahubwo izina ryawe mwami rihabwe icyubahiro, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha nshuti bavandimwe, duhuje umutima aka kanya tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Turasoma mu Baroma, Abaroma ibice 4 umurongo wa 18 n'uwa 19. Haravuga ngo Aburahamu wo yizeraga yiringiye ibitakwiringirwa, ngo abe sekuruza w'amahanga menshi, nk'uko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzangana. Kandi nubwo abonye umubiri we umaze gusa n'upfuye, kuko yamaze imyaka nk'ijana avutse, akabona na Sara yaracuze, kwizera kwe ntikuragacogora. Iri jambo ry'Imana rigira umumaro kuri twese, wowe uryumva nanjye ndetse ndi kurivuga. Aburahamu ni sogokuruza w'amahanga menshi, murabizi, ni nako ijambo ry'Imana rimaze kutubwira. Ariko yageze mu buzima abona ko bitagishobotse. Murabizi ko yahamagawe, Imana ikamubwira ngo ave kwa Setera ajye mu gihugu Imana izamwereka, izamuha umugisha, izamugwiza, izamukorera byinshi. Ariko agera ahantu bya migisha cyangwa amasezerano Imana amusezeranije atarayageramo, umutima we usa naho mu by'ukuri uhungabanye. Ariko hano ijambo riratubwiye ngo ubuzima bwe ngo yahoraga yiringiye ibitakwiringirwa. Ni ukuvuga ngo yageze aho abona nubwo bikomeye, yizera ku rwego rurenze uko umuntu yakwizera, ngo yiringira ibitakwiringirwa, mbese ibidashoboka. Ijambo riratubwiye ngo yari amaze imyaka nk'ijana avutse. Mu kintu gikomeye twese duhuriraho ku masezerano, nta mwana yari afite, Imana yari yamuhaye, nta rubyaro yari afite. Ngo abona amaze hafi imyaka nk'ijana ameze nk'uwapfuye, umubiri utagikora nk'uko bikwiye nk'umuntu ukiri muto. Uzarebe niyo umuntu agejeje imyaka 70, 80, uba ureba ko hari impinduka, umubiri utangiye gucika intege. Ntabwo umuntu w'imyaka 60, 70, 80 yakwiruka nk'uko umwana w'umusore w'imyaka 30, 40 yakwiruka, cyangwa se 20. Mu by'ukuri hari imbaraga zari zashize z'umubiri. Ariko ubwo buzima Aburahamu ngo abugezemo, ngo umutima we wakira kwiringira Imana, ngo yiringira ibitakwiringirwa, yiringira ibintu abona bitagishoboka. Aho amajwi menshi aza muri we amubwira ati ese ubu ntureba ko ushaje, ntureba ko birangiye ibyawe, ubu se nawe uri mu bantu bashobora kuzabyara, wameze nk'uwapfuye. Ijambo niko riri kuduhamiriza ngo yari ameze nk'upfuye, ariko sitiri umutima we gukomeza kwiringira ibyo ubwo buzima ko azabugeramo, bwo kubona umwana cyangwa abana, bwo kuzagera ku bihe byize Imana yamubwiye. Nshuti bavandimwe, mesaje irimo hano mwumva umwuka nyemeza ngo dusangire. Ntabwo nzi wowe uko bimeze, birashoboka ko wowe uyu munsi ushobora kuba uracika intege,
ukareba ukabona imyaka ugendanye n'Imana yawe ukabona idasubiza, ukareba ukabona igihe umaze usenga Imana ukabona nta mpinduka, ukareba ndetse n'imyaka iragenda n'umubiri wawe, ndetse uragenda usaza nk'uko Aburahamu nawe wagendaga asaza. Ariko ijambo ry'Imana nk'uko ritubwiye ari ryo kwizerwa ritabeshya, nubwo yari abonye ngo amaze nk'imyaka 100, Sara nawe ngo yaracuze. Ibyo byose nubwo yabonaga ibyo bimeze gutyo bimugose, reka mvuga ngo urucantege, nubwo yarebaga urucantege, nubwo yarebaga nta gashweshwe, nubwo yarebaga nta nzira, nubwo yarebaga Mana yanjye ntaho byaturuka, ariko ngo yakomeje kwiringira Imana, ngo yiringira ibitakwiringirwaga, ndetse ngo kwizera kwe ntikwigeze gucogora. Ndagusabira mu izina rya Yesu muri iki gitondo, ntucike intege. Ndabizi muri iyi si harimo ibintu byinshi biduca intege. Iyo umaze igihe kinini uri umushomeri, ubona hari ibyo ukeneye ntubibone, ucika intege. Ukareba imyaka iragenda, abana bawe hari ibyo ushaka kubaha ntubibakorere, ucika intege. Ubwawe ku giti cyawe ukabona igihe cy'ubukode waye burebure, ucika intege. Ukareba abandi barazamura amazu utayazamura, ucika intege. Waba uri umukobwa cyangwa se umuhungu ukabona igihe kirakurengana ntagera mu rushako bitewe n'ubuzima urimo, ucika intege. Ariko ndakwinginze wicika intege, nikiri ijambo rimanutse rivuga, wicika intege ngo yiringire ibitakwiringirwa. Reka nkubwire n'ikindi kintu, birakwiye ko tugera ahandi hantu ukaba utacyumva aya majwi y'abantu. Hari igihe abantu bazaka ibi wagira utya, wanyura aha, wabigenza utya. Kuvuga bene data biroroha. Abanyarwanda baravuze ngo ururimi niba ngo rwuzuza etaje umunsi umwe, ngo rwubaka etaje umunsi umwe ngo rukaba ruzuye. Ariko icyo bita pratique, umuntu ashobora kukubwira wabigira utya, wanyura aha, wajya muri banki se, waca aha. Sinzi, hari byinshi ujya wumva nk'uko muri iyi si bibaho, tukagira abajyanama. Hari igihe umuntu akura akagira ngo wabuze uburyo, wabuze inama, cyangwa se nta bwenge ufite. Ariko mu by'ukuri hari ahantu ugera ugaceceka ugasanga wanyuze muri iyi nzira uyihuriramo amahwa, ukanyura muri iyi. Buri uko umuntu akubwira siko wamubwira buri kintu cyose, ariko hari ahantu ugera ugaceceka, ndetse n'umuntu yavuga ukamutega amatwi. Ariko reka nkubwire ikintu kimwe ndi kumva, rekeraho gutega amatwi biguca intege, rekeraho gutega amatwi inama zitagufasha, ahubwo ushaka mu maso y'Imana. Ngo Aburahamu yageze igihe ngira ngo no kumva abantu arabivaho, yiringira gusa ibitakwiringirwa. Aravuga ngo biramaze, nubwo mbona ashaje ariko ndacyakomeje kwiringira Imana, ndacyakomeje kuyizera. Bibiliya tubwiye ngo kwizera kwe nubwo yarebaga ameze nk'upfuye, akareba Sara ashaje, ngo ntabwo kwizera kwe yigeze akureka, ngo kwizera kwe ntikwigeze gucogora. Ndagusengeye mu izina rya Yesu, wicogozwa n'amagambo, wicogozwa n'imyaka umaze, wicogozwa n'ibihe umaze muri icyo kigeragezo, wicogozwa n'uko inshuti zakuretse, wicogozwa n'uko uri umushomeri igihe kirekire, wicogozwa n'uko inzu zawe zatejwe cyamunara, wicogozwa n'uko udafite amafaranga yo kubaka uyu munsi. Ntabwo nzi ikintu kiriho kiguca intege, ariko mu izina rya Yesu ongera wiringire Imana. Numara kwiringira Imana wongere kwizera. Nubwo ureba ibihamya by'ibiguca intege, nubwo ureba ibihamya by'ibikunaniza, nubwo ureba nta nzira, nubwo ureba nta buryo, ongera uhagurutse kwizera, ongera usenge. Kuko Satani mu nzira ajya anyura, ajya azana amagambo menshi akaduca intege, akaguca intege, bakakubwira ibi. Ndetse ashobora kunyura mu bitekerezo byawe, ndetse ashobora no kunyura mu nshuti zawe magara, ndetse ashobora no kunyura muri babandi wabonaga pe bajya mujya inama ukabona biragenda. Ariko reka nkubwize ukuri, nubona bigoye ukumva no gusenga wapi, ukumva no gusoma ijambo byanze, ukumva no guhaguruka ngo ujye mu rusengero, dore ko noneho muri iki gihe insengero ari imbarwa,
ukumva biranze, Mana yanjye renga uwo mupaka, mubwire Satani uti ntabwo ndi imbata yawe, ndi umwana w'Imana, ndi umukozi w'Imana, narahamagawe, narasizwe, Uwiteka Imana yanjye arankunda, nubwo bitaraza ariko singomba kuva ku Mana yanjye. Komera, ongera uhaguruke, ongera wizere. Kwizera kwa Aburahamu ngo ntikuragacogora. Nanjye ndagushishikariza ntucogore nubwo habashize imyaka myinshi, ntucogore nubwo imyaka wabona irarenga, ushobora kuba ureba imyaka igusiga, ntucogore, ndakwinginze. Kwizera kwawe ngera kuzamuke. Ikintu kiduhuza n'Imana ni ukwizera. Iyo wizeye bimera nka sumaku, nka magneti. Iyo igisubizo cy'Imana kije kikagusanga, kwizera kukurimo ntibitinda n'ako kanya, mu izina rya Yesu. Iyo rukuruzi nahise rukuruzi kwizera, Mana yanjye, iyo relationship, kuko Satani arashaka kugira ngo ace ubusabane bwawe n'Imana mu gucogora, mu kwiganyira, mu kuvuga amagambo adakwiriye. Ndasenze mu izina rya Yesu, ongera wizere, ongera uhaguruke. Byaranze ejo, ongera uhaguruke usubire. Warakoze biranga, ongera uhaguruke. Waravuze biranga, ongera uhaguruke. Warakoze ubona birananiranye, ongera uhaguruke. Hari umukozi Imana igeze kumva, ni umuntu wakoze ibi biyiko by'ibyuma, ibiyiko turisha cyangwa se twaruza. Nkubwiza ukuri ngo yabikoze igihe kirekire, inshuro zirenze 50. Inshuro zirenze 50 akora bikanga, ayo makuru muzasacinga. Akora bikanga, ariko akongera agakora. Hari umwuka wo guca intege, ongera usenge, ongera uhaguruke, ongera utere intambwe. Ndagusubizamo imbaraga muri iki gitondo, ndaguhumuriza nkubwira ngo nubwo ejo byanze, uyu munsi bishobora gukunda. Uyu munsi nibidakunda ejo bizakunda, mu izina rya Yesu. Ongera uhaguruke. Satani yikubwira ngo nawe nakabyaranze, yikubwira ngo nacyagihe nta byakunze, yikubwira ngo nacyagihe byagenze gutya, ariko mu izina rya Yesu aracyari ibyiringiro, ngo yiringiye bitakwiringirwaga, ngo kwizera ko ntikwacogora. Igihe cyarageza byarayiseka, mwese murabizi. Nawe rero ushobora kuba uri ucogora kandi igihe cyo kubyara cyageze, ushobora kuba uri ucogora kandi igihe cyo gukora cyageze, ushobora kuba uri ucogora kandi igihe cyo gutabarwa cyageze. Ndagusengeye mu izina rya Yesu, wicogora. Ibyari bigucogoje reka dusenge Imana, wongere wakira imbaraga, ntucogore. Data, mu izina rya Yesu, ndasenze kugira ngo umuntu wese wari utangiye gucika intege, ubwo yaratangiye kumva birangiye, mu izina rya Yesu, Imana yongere guhaguruka, yongere kwizera. Ntabwo nzi ibyari bimuciye intege, ntabwo nzi amagambo aramunanije, ntabwo nzi iterabwoba rya Satani uko ringana, ariko mu izina rya Yesu uri hejuru yabyo Mana. Ubwo utigeze wirengagiza Aburahamu, amasezerano amusezeranyije ukayasohoza, uyu munsi akaba ari sogokuruza w'amahanga menshi. Natwe turasenze muri iki gitondo mu izina rya Yesu. Umuntu wese wasezeranijwe amasezerano, mwanzi yaratangiye kumucogoza, mwanzi yaratangiye kumucisha bugufi, yumva atagishoboye, yumva no gusenga ya Mana atakibisenga kubera ibyo areba, kubera ibihamazemo. Mu izina rya Yesu, zo mbaraga z'umwijima ndazirukanye. Ubasha n'ubushobozi bwo gusenya, bwo kubika no kurandura, turubika ayo majwi ya Satani, turarandura iyo mbuto dayimoni yateraga yo gucika intege, turakubita hasi ayo magambo y'amananiza, ayo majwi y'urucantege, ibyo arebesha amaso bimwereka ko imyaka igiye, bimwereka ko bidashoboka. Mu izina rya Yesu, yongera ahaguruke, kuko Uwiteka Imana, wowe uri Imana yo kwizerwa, uri Imana idakorera ku bihe by'abantu batekereza, uri Imana ikora mu gihe wagenye. Mwami Yesu, ahari igihe wagenye cyaba ari iki, ahari igihe wagenye haba ari ejo. Rero mu izina rya Yesu ndamusengeye kugira ngo ye gucika intege, yo gusubira inyuma, ahubwo yongere gukomezwa, yongere kwizera, yongere guhagurutswa. Icyubahiro kibi cyawe Mwami wanjye Yesu. Niba ari uwa business yongere muri business, niba ari umukozi w'Imana yongere guhagurutswa, niba ari umunyeshuri yongere guhagurutswa. Buri muntu wese mu buryo bwe Mana, ongera kumuhagurutsa, ongera kumukomeza,
ongera kumushoboza, ongera mwuka wera, wongere umubwire amagambo meza. Mwuka wera twahawe umufasha, mufashe mu buryo asenga ubwo yari yacitse intege, mufashe uburyo akora, mufashe uburyo abigenza. Data ndagushimiye kuko ubikoze, kuko ijambo ryawe ryarambwiye ngo ntabwo rizagaruka ubusa, ngo ahubwo rizakora icyo ritumye, ngo nk'uko imvura igwa igatosa ubutaka niko ijambo ryawe ritazagaruka ubusa. Reka iri jambo ryawe rikora ibikomeye mu mitima y'abantu bawe, mu mutima wa buri muntu wese, mu buzima bwa buri muntu wese ugukeneye. Urwaye akire, ubabaye anezerwe, urushya ruhurwe. Mwami udafite gitabara umutabare, udafite mwami wanjye umuhumurize, ijambo ryari muhumurize. Nyagora ku ngoma Imana ndagushimiye, icyubahiro n'ikuzo ni ibyawe mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu, amen, amen. Ndabakunda bene data, Imana iduhamu umugisha, kandi ni ukuri wakira ijambo ry'Imana rikugirira umumaro mu izina rya Yesu, amen.